nta kindi tugamije kwemerwa, gutwika, kuzamuka, kugera kure, ariko icyiza murangira ko nawe ari maso. Ibi nibyo biba bikwiriye ariko Mwuka Wera ari gukorera uzi si gisekeje. Mwuka Wera yavuye mu bita abakozi b'Imana, cyakoze yagumye muri RIB. erega nabo abakozi b'Imana barasenga nihuri cyane rwose. none se ubwo twavuga ngo iki cyerekezo turi kugaragaza, tuvuga ngo abakozi b'Imana bari kugaragaza iki? Nimba abisi abo twita abisi cyangwa abo mwita abisi barimo barakora bakiyamwa nk'uko namwe mwiyamwa, Yego, mwitwa ngo ni abashumba, kandi mu gitondo ku cyumweru ukagenda ukavuga ngo ni mwihaninga iyo dose. Ubushinjacyaha basa nkaho batabyumvikanyemo. Ubushinjacyaha ati twe ntabwo dushinzwe gusharinga dosiye, ibyo ngibyo mwakwegera ubugenzacyaha akari basharinga. Ariko umunyamategeko nawe ati itegeko iri n'iri birayo nabo bakoresha ngo turongo tugerezo, ati bivugwa ko mufite dosiye kandi ubu turi kuburana n'ubushinjacyaha ntabwo turi kuburana n'ubugenzacyaha. Ubushinjacyaha bwadutumijeho rero bugomba gushyiramo dosiye yose muri system. Ntabwo twajya mu rubanza dufite dosiye ibihe. Ku buhanuzi yavuze ngo abantu ngo bagiye gufungwa ibintu nk'ibiki byose tuzabimenya bisohoye. Ntiyatanze amezi 3 yakosaba abahanuzi. Ariko ngiye ndibaza nka Ernest yaramushatse aramubura. Theoje tuganire wenda n'abandi tuganire, ni ngombwa ko koko so kugeza uyu mwanya wenda nshaka kuzajya nshaka abantu tukiganirira kugeza ku rwego rwo kuza kuganurira igifungo kuri social media. Ndagusuje ngushimiye kuba udukurikiye aho uhereye hose, ibihe byiza cyane, amahoro y'Imana abane nawe we wakoze subscribe, turagushimiye cyane. Uyu munsi tugarutse mu makuru atandukanye avugwa cyane cyane mu isi y'imyidagaduro, mu isi y'abavugabutumwa, mu isi ya gospel, mu isi hari kuvuga ibintu byinshi mu isi. Ndi kumwe n'umusesenguzi Bobo cyangwa se umunyamakuru mugenzi wanjye. Bobo, ikaze. Murakoze cyane. Meze neza? Ya turagumye. Uyu munsi rero hari ibintu bitangaje byagiye biranga uyu munsi, ariko aho turagaruka ku bantu bagiye bamenyekana mu buryo bumwe cyangwa butandukanye. Abantu bamenye umuntu bita Sarongo. Uyu munsi nibwo yagejejwe imbere y'urukiko. Wari uhari, wadusangiza bimwe mu byaranze uwo munsi nk'umuntu wari uri kuri tele cyangwa ku rukiko. Bobo, murakoze. Nk'uko Jela bivuze, twari turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata, aho ruherereye ari Intarama neza kuri Arete, mu nyubako yahoze ari n'ubundi ni ya Sola Saha imenya simbizi, ntabwo nabyivangamo, abanyanivanga mu bya politiki. Twe nk'uko bivuze twari turi ku rwo rukiko tugiye kurikirana urubanza rwa Rurangirwa Wilson wamenyekanye nka Sarongo, umupfumu cyangwa umuvuzi gakondo. Nibwo rero twiriwe umunsi wose. Urwego rw'ubushinjacyaha RIB rwemeje ko rwamufashe ku itariki ya 31 Ukwakira. Aregwamo ibyaha, yafashwe ari ibirego 4, ari ibyaha 4, ariko ubu ndatekereza amaje kuba 6 niba atari 7, ari byiyongereyemo. Uyu munsi rero nibwo yagombaga kugezwa imbere y'ubutabera kugira ngo abashe kuburanishwa n'ibina kuyangwa asobanure ibyo arimo araregwaho. Gusa habayemo udushya tutandukanye. Yahageze mu isaha saa 2 n'igice bari bamuhamugejeje. Bamugejeje, abanyamakuru bari benshi, biza no kubyaramo akantu ko twari benshi, bangombwa ko abanza kwegeranwa kugira ngo tumenye uburyo turi bukoremo, ko bari benshi pe, bari benshi cyane, ndetse n'abaturage bari baje gushyigikira uyu Sarongo. Baje ari benshi nk'uko mwakurikiranye
wenda urubanza rwa Bishop Harerimana Jean Bosco mushumba wa Zerafati Hall Church, ukuntu abakristo be bamuherekeje, yego ukuntu abakristo be bamuherekeje, rero n'abaturage bari bamanutse baje gukora iki? bari baje nawe kuvuga Sarongo, kuvuga cyangwa kumva urubanza uko rugenda nk'amwe banyamakuru, no kuvuga bavuze. Harimo abo yagaruriye moto, harimo abo yahaye akazi, harimo abo ngo yazuriye abana, mbese kuzura nyumva bashyira muri izo nyita, ariko ni kwa kuntu umuntu aba yageze amarembera yarenze, ariko umwana akabaho. Bari benshi ku buryo twagezeho natwe bikaducanga, kasi uyu muntu biti nawe ari mu bantu bubatse sosiyete, yubatse icyizere mu bantu. Buriya njya mvuga ngo niyo yakomeza agakatirwa n'urugero, ariko icyo cyakirusha benshi. Ko ndatekereza uyu mwanya mfunzwe sinzi abaza baribo, so ariko cyangwa n'undi, ariko we yabashije kubaka n'icyizere abantu, baje ari benshi, baje ku bwinshi, kandi bose bazaga bavuga ngo yadukoreye neza. Abenshi twabonye ni abamukoreye, n'abo yakoreye neza. Aho ni nyuma y'urukiko rutarinjira, aho rero bafunguriye imiryango twinjiye mu rukiko, Sarongo ari kuburanirwa n'abanyamategeko batatu, ariko amakuru naje kukurura numvise ngo harimo n'uwa kane. abanyamategeko aba ku muntu ubwo abonabonye aho naba ni batatu, ubwo undi nibiravugwa muri biravugwa rero ntago tubyemeza, gusa ubona abo nibonengeye ni batatu. Bari bahagaze rwose imbere imbere ya presidente w'urukiko. Urubanza rwatangijwe saa 3 za mu gitondo. Bari benshi abo bari baje kuburanisha, ariko Wilson ariwe Sarongo niwe babanje. Wilson Rurangirwa niwe babanje, ariko bakigeramo bwa mbere ntibaburana, basaba ko urubanza rwaba nyuma y'abandi. Babanje gusaba nyuma ya saa 6, president w'urukiko arabatoya nyuma saa 6 ntibyashoboka, dufite abantu bari busomerwemo hano, turasoza imanza saa 5. So barabyumvikana, habaho kuba ngo bemeze baze kuruburanisha nyuma y'izindi. ubwo yaburanaga kuri 30 jours, arimo araburana ifungwa n'ifunguro, kubera impamvu bavuze ngo base nk'ababisubitsemo aburane nyuma. Bagiye muri systeme bakabona ikirego cy'ubushinjacyaha, ariko icy'ubugenzacyaha kitarimo. Bati ntago icy'ubugenzacyaha twakibonye cya RIB, kandi kiba gikenewe kugira ngo nacyo turebe dosiye yose yuzuye. Baza kusaba ubushinjacyaha ko babasharinga iyo dosiye. Ubushinjacyaha basa nkaho batabyumvikanyemo. Ubushinjacyaha ati twe ntago dushinzwe gusharinga dosiye, ibyo ngibyo mwakwegera ubugenzacyaha kari basharinga. Ariko umunyamategeko nawe ati tegeko iri n'iri birayo nabo bakoresha ngo turongo tunyerezo, ati bivugwa ko mufite dosiye kandi ubu turi kuburana n'ubushinjacyaha, ntabwo turi kuburana n'ubugenzacyaha. Ubushinjacyaha bwadutumijeho rero bugomba gushyiramo dosiye yose muri system. Ntabwo twajya mu rubanza dufite dosiye y'igice. Nuko disikita byatwaye nka 30 minutes yose, aricyo barimo bararebaho, birangira bemeje ko rubunanishwa nyuma y'izindi. So kuburanishwa nyuma y'izindi rero n'ubundi ntago rwaje kuburanishwa, bizaje kurangira barusubitse uko ya dosiye maybe kitabashije kuboneka, barangije barusubitse bazarushyira kuwa 4. Ubwo ni tariki 14 ubwo ni tariki 14 barushyize kwa 4 ku tariki 14. Gayunguko ibyaranze urukiko. ubwo mwese mwari mugitegereje mukiri hanze cyane rwose, se twahava. uyu Sarongo rero wakwibutsa abantu bimwe mu byaha yaregwaga akurikiranyweho? Okay.
ubu umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yatangaje ko yafashwe nyuma y'iperereza rimaze iminsi rimukorwaho. Urumva nyine iperereza rikorwa utabizi bakugenzura bitewe n'ibirego ufite, akaba akurikiranweho ibyaha birimo icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Haka iki kintu kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya mu bapasitoro kirimo, none no mu bapfumu kirimo. Ubundi bisobanuye iki? Nuko nguko nyine kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya wasanga ari nk'ubutubuzi kiri hose. Oya, mbese ni nk'uko nakubwira ngo impama bushukanye, yego impa amafaranga nanjye ndagukorera iki, yego, ariko nkakubwira ikidashoboka ukanyizeza ikitazakunda, yego. Mbese ukwihesha ikintu cyo ni ukwihesha ikintu ukoresheje ubushukanyi budashoboka, yego, yego. Iyeza ndonke, iyeza ndonke muri icyo kinyarwanda ni nko ni ukuba ufite ikintu ariko kitasobanutse aho cyakiva, utasobanura ngo umutungo wawe cyangwa ikintu runaka wagikuye hemewe. Gukoresha inyandiko mpimbano, mbese niho kujya kwandika mu mwanya nkahita nandika ngo aha n'aha n'ahanjye cyangwa ibi n'ibi ndanibya, yitira urwego rw'umwuga. Bivuze ngo ashobora kuba yitira ko ari muganga ariko adafite ibyangombwa, ariko nk'ibi narinzi neza ko ngiye mu buryo nagiye mukurikirana narinzi ko afite ibyangombwa bigaragaza ko ari umuvuzi. Abantu benshi niko babitekereza. So ubwo rero niyo cyaje kwihesha kwita urwego rw'umwuga. Impamya bushobozi, kuvuga ko ufite impamya bushobozi runaka cyangwa ni hamwe n'impamya bumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa. Mbese yari afite ibintu byose yitwa byitira. Impamya bumenyi, impamya bushobozi, mu bizakekwaho arabyiyitirira ko ntago barabimuhamya, ariko nyuma yaho haje kwiyongeramo ikibindi bibiri. Hiyongereyemo icyaha cyo kugira umutungo ariko utasobanura aho wavuye. Icya gatandatu hiyongereyemo icyaha cyo gufunga abantu bitemewe n'amategeko. Sarongo menya yari afite gereza iwe. Cyo ntabwo byemewe. Kari ibyo twabonye. Yego. Bobo, tumaze iminsi tubona ibintu bitangaje rero ku masocial media. Turagaruka kuri iyo nkundura y'amasocial media, ibintu bitangaje. Ejo bundi Theogene hari ibindi bintu yavuze bitangaje. Ibihe ku buhanuzi yavuze ngo abantu ngo bagiye gufungwa ibintu nk'ibiki byose. Tuzabimenya bisohoye, ntiyatanze amezi 3. Ako saba abahanuzi. Ariko ngiye ndibaza nka Ernest yaramushatse aramubura. Theogene tuganire wenda n'abandi tuganire. Ni ngombwa ko koko so kugeza uyu mwanya wenda nshaka abantu tukiganirira kugeza ku rwego rwo kuza kuganurira igifungo kuri social media. Eske ni ukugaragaza ko Imana ikibarimo cyangwa se ni ukugaragaza ko muri abahanuzi bahatari n'ibisohora mwemerwe? Ni kuki tafata umuntu ukamuhamagara atari ko mwene data nabonye ibintu utabigenza gutya? Umuntu aba mu gihugu afite aderesi izwi, akorera hano hirya Nyarutara no Kibagabaga, ahantu hazwi rwose, hano hafi y'urwibutso. Telefone ze zirahari zirazo. Gute utamuhamagara cyangwa umwandike bati Mushumba nabonye kwiye gukoresha Yongwe. Yongwe ati ntabwo nabisubiramo waza kujya ku kiganiro. Watuvungurira nyine ku makuru abantu batarakibona bajya kuri Big Town TV barabisangaho.
abantu yifurije kuba bajya guhanwa harimo Pastor Claude na Nishaka Theogene ngo Pastor Claude yagize atya ngo baganira ko agiye kugurisha The Vibe na Yongwe Pastor Claude ahita ajya guhanura ati mbonye Yongwe igurishwa na nanga mubwira ko agiye kuzajya hanze ati mbonye Yongwe agiye kuzerera mu bihugu bya hano yagendeye ku makuru baganiriye ngana nibishaka ajyagiye hano na ngo igifungo cya nuza cyayo ni umuntu ngo naramuha amakuru ko Yongwe agiye gufungwa ari gushakishwa nishaka ahita azatira avuze Yongwe urafunze. ubwo biratujyana bitugeze kuri cya kintu nyine cyo kuri social media n'amakuru atangirwaho ndetse n'uburyo zakoreshwa neza kugira ngo abazikoresha bazungukireho ndetse n'abazikurikirana bagire ibyo bazikuramo kandi byizewe. Usanga amakuru menshi cyangwa se inkuru nyinshi n'ibiganiro bicaho bifatwa nk'ibintu bya fake cyangwa se by'ibihuha cyangwa by'ibintu bidafite ireme, kandi koko niko twagiye tubibona. Nta kindi tugamije kwemerwa, gutwika, kuzamuka, kugera kure, ariko icyiza murangira ko n'abari maso. Ibi nibyo biba bikwiriye. Ariko Mwuka Wera ari gukorera uzi igisekeje. Mwuka Wera yavuye mu bita abakozi b'Imana, cyakoze yagumye muri RIB. Erega nabo n'abakozi b'Imana barasenga, barahishurirwa, nihuri cyane rwose harimo umwuka w'Imana. Ngende kwibaza muri ibi bintu umushumba azazi kwihesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya agihurizeho n'umupfumu. Ni bamwe batandukanye byitwa ngo umwe akorera Imana undi ngakorera Satani, imizimu n'ibiki. Itandukanira abashumba bari kutugaragariza muri no minsi ni irihe rituma tubemera? Ese kugeza uyu mwanya ni irihe jambo noneho bagifite kubwira abakristo nyuma y'ibyo bari kutugaragariza? Nimba twebwe twicara tugatwika, nimba RIB ari igeze kwihaniza abapastor kuri social media, ubundi Dr. Murangira yakaje kuri social media avuga ngo bakozi b'Imana mukomereza muri gutanga urugero rwiza. Ariko this now turimo turajya ahubwo ku social media abakozi b'Imana ari bo barimo barahabwa deadline y'ibyo bari gukora, ari bo barimo barahabwa umurongo ntarengwa. None se ubwo twavuga ngo iki cyerekezo turi kugaragaza, tuvuga ngo abakozi b'Imana bari kugaragaza iki? Nimba abisi abo twita abisi cyangwa abo mwita abisi barimo barakora bakiyamwa nk'uko namwe mwiyamwa, mwitwa ngo ni abashumba, kandi mu gitondo ku cyumweru ukagenda ukavuga ngo ni mwihane, no gahindukira RIB ikakwihanisha. Wakoze bitemewe. Aya matitire twayarambitse aya matitire twayarambitse tukayareka. Abapasitoro nitwe banyamatiku, abahanuzi reka da, abanyamitwe bamwe ariko ni bamwe weda. Okay, erega uzi si kibabaje muri no minsi jeri. Yego, turi muri cya gihe, dusuye muri cya gihe cya Eliya. Turi kubura Eliya urwanirira ishyaka Imana. Yego, turi kubura Eliya. Ariko RIB irahari iri kurwanira ishyaka ry'Abanyarwanda, kubera ko kugira ngo RIB yabaye Eliya, kugira ngo batabamaraho utwabo, kuko abantu barashaka kumaraho abandi utuntu. Abahanuzi bari mu myobo, gute? Barihisha. Bihisha iki? Batinye intambara y'iki ya Ahabu. Imeze iteze iyo nyine harimo abantu batasobanukirwa ibyo ari byo. Abukuri baracecetse, abanyabo se abukuri bavugana n'Imana byanyabyo baracecetse. Ko sinjya ngendemera ko abahanuzi bukuri bakiriho, ariko baracecetse, ahubwo abirirwa bavuga.
nta kintu bafite. ikiri gushakwa ntago bari kuvuga bashaka ubwami bw'Imana ko bumenyekana, bari kuvuga bubaka ubwami bwabo. None se njye nimba niyandagaje nkaza nkavuga ngo Jeragiye gupfa, ubwo ni ubuhanuzi nakazanya aha? Cyangwa nimba mbibonye nakakwegere ntimuvandimwe ndabona imbere yawe hari iki n'iki dusenge gikurweho. none uriyandagaje ngo runaka arafunzwe wamushatse uramubura. Umwuka w'Imana ukoresha ubwenge. Natani aba atumwaho kuri Dawidi yaramubwiye ngo genda ukoresha ubwenge. Aragenda akoresha ubwenge atagatama umukene umukire ate umuntu aracyaba muri iki gihugu tituzani wowe mwami wumva ishana hereye kore cyane. Yesaya kwimika Dawidi ari wundi mwami byabaye ngo kwabaho escroquewe n'Imana. Hari abana tweskorotse genda ubabwiye kugiye gutambira Uwiteka igitambo kandi we n'Imana bizeye ko agiye kwimika umwami kandi ari undi mwami mu gihugu. Ubwo ni ubwenge budashobora kukwicisha. Nanyango umenyeshe ko muri abo bantu bose kuvuga uzafungwa nta kindi azaba azize umunwa we, kandi yarakwiriye kubaza Imana ngo ubutumwa nta nubwo makana batatumwe n'Imana. Cyangwa ni kumeshoninga izina oya, nta nubwo makana ko batatumwe n'Imana, ahubwo iyo Mana yagutumye wayisabye ubwenge bwo kubivugamo. Uburyo bivuzamo nibwo bwenge yaguhaye. Uru nuruca abana umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana ntagavugira mu kavuyo cyangwa mu ntambara, avuga atuje ari pose kuko abazi umushigikiye wari n'ibyo avuga ibyari byo. Yego Bobo, mu mwanya wo twe gutakaza umwanya munini ndagira ngo tugushimire, ariko utanga n'inama n'umuhuguro wawe nk'umunararibonye, ugenda henshi wumva byinshi, wabanye n'abakozi b'Imana batandukanye. Ibi bintu iyo ubyitegereje ubona bihatse iki, ubona bigana he, n'iki cyakosorwa, n'iki kiburamo, hakorwa iki? Birashushanya kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko hazabanza kubaho ibihuha n'intambara ndetse n'ibihuha by'intambara. Haziyitirira baza bavuga izina ryanjye, bazahanura mu izina ryanjye ako sinjye uzabo batumye. Ariko nimubona ibyo byegereje bibasatiriye ngo muba ariko musatira gusenga cyane. Abukurira abakristo bumva bagiri kumwe n'Imana kiri kumwe n'umwuka wera bapfukame basenga Imana, kuko ukirageze ko umuntu asenga Imana ye gusa yewe bwite. Yereka amabwize koresha Imana yo mu rusengero ntago numva ikinkurura. Tsigiye numva nkeneye Imana yanjye kubera iki ndajya mu rusengero unyumagaza imbere nuwo naraye mbonye ahantu. Banyamakuru twe turagenda no mfitiye udufoto n'utuvideo wenda nta nutwe ariko natwe ngiye. Yego ni urugero kuko hari abantu bakora ibintu ukabona ifoto ikuguyeho nubwo nta mpamvu yo gutangaza ibintu bitatureba, ukabona ngo wa muntu ngo reba ibyarimo. Arumva gusa hari abanga bakuzishaka ariko ngiye nta numwe ngiye ngirira ifoto bihakaniye hano kuri iyi kamera. Ndabihakanye nta muntu umwe ngira ifoto, nta muntu umwe ngira video. Nimubona video ivanga iturutse kwa Bobo ntayo, nge nta video ngira. Ariko harimo nyina babacacana ngo baba bahari. Yego urani ya Sabe yagiye kugaragara nyina ro wayibitse. Rero nge nago mvuga ngo ntangajwe no kujya mu rusengero, hari uwo nasanze twahuriye ahantu arambwira ikiza. Ngewe niyo mpamvu muri no minsi ntakiza mvuga ngo ndi evangeliste. Reka iyo nje kuri iyi kamera mbanje kuvuga ibyasohotse. Yego uwo mwambaro narawiyambuye n'uwanjye n'Imana yampamagaye, n'uwanjye n'Imana tugeze aho ngomba kubikorera. Ariko hano ndi mu kazi. Ni nk'uko wasanga pastor yiyambuye umwambaro w'igishumba yambaye itaburiya yo gutsya ibigori, cyangwa se
yambaye umwambaro wo muri ofisi runaka. Rero icyo navuga ngo kuvanga inama ntago ndi nararibonye. Icyo njya nkunda kuvuga ngo nkugiriye inama naba nkubeshye. Ahubwo waguhamagaye musubira kugira inama. Yego, basubire ku rufatiro rwo wabahamagaye. Yego, uwari wese ko ntago nzi wabahamagaye uwari we. Ya. Reka ngushimire Bobo, akoze cyane kuba utugejejeho. Ubwo buri muntu wese aba ari kureba, kandi mu gihe tugezemo buri wese akeneye Imana ye, akagira n'ibihe nayo akayisenga ku giti cye, utarindiriye ngo runaka azansengera ngo azampanurira. Reka ngushimire cyane, wakoze cyane. Asante sana.